Kamariza ati Darlene nta wundi muntu yitayeho usibye Jonathan. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Manga Films. Nkuko mpora mbibabwira, niba uri mushya kanda subscribe, ufungure inzogera, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Iyi rero ni ya channel yacu tuza nyuma yo kureba filime tukarebera hamwe uko yagenze, tugasesengura, mukaduha comment zanyu, mukarayikinga, mugasharinga ku nshuti zanyu. Ubwo rero duherukana muri episode 59, Kamariza yari arimo araganira n'umugabo we, baganira ukuntu bagomba guteza urugo rwabo imbere. Kamariza aramubwira ati tugomba kujya dufata ibintu bike muri iyi supermarket ya Darlene tukabijyana mu cyaro, tugatangiza akabotike kacu gato gaciriritse. Umugabo aramubwira ati Kamariza yibagiwe ahantu Darlene yadukuye mu cyaro hari ahabi, none ushaka kujya umwiba. Kamariza aramubwira ati wowe wirirwa wirukanka inyuma ya Darlene. Darlene nubwo muvukana ariko ntago muvukana ku babyeyi bombi, wowe uri umusazi. Darlene yitaye kuri Jonathan kuko Jonathan niwe uzaba boss ahazaza, ashobora no kuzatwirukana tutagize ikintu dukuramo muri iyi supermarket. Rero dukuremo bike tubijyane mu cyaro, tuvugurire inzu yacu, dukomeze twiteze imbere. Gahera akamubwira ati nyamara waba uri muriba Darlene, ese mwe mubona ibabigenza bate? Ese koko Darlene yitaye kuri Jonathan ku buryo byarangira muhaye na supermarket? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekerezaho. Mutubwire ukuntu Darlene yizeye uyu mugore akaba ashaka nawe kuba yamuhemukira. Ese ibi ni ibiki? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ariko si ibyo ngibyo gusa turi burebere hamwe, turarebera hamwe n'uwitwa Mukamusoni. Mukamusoni ni mama wa Rugero. Nkuko mubizi, ni hari umuntu muri iyi filime wangaga Darlene cyane, akaba yamutesha umutwe, akaba yakora ikintu cyose kibaho kugira ngo Darlene ababare. Ni umukecuru witwa Mukamusoni, mama Rugero. Mama Rugero rero duherukana muri episode dusoje aje ku kazi ka Darlene, aje kumusaba imbabazi, kumutakambira ngo arebe ko yamufasha akamuha ibyo kurya. Ariko Darlene yaramubwiye ati wa mukecuru we rero, wa mukecuru we, ibintu urimo niba ari uwagutumye ibyo ngibyo sinkeneye kubyumva, mvira ahangaho ugende, kubera ko ushobora kuba watumwe na Rugero umwana wawe. Ariko umukecuru yari yamubwiye ati Rugero naramubuze, umwana wanjye muto nawe naramubuze, ibintu birankomereye, ubu tuvugana ndanashonje. Ariko Darlene yaramubwiye ati genda, ushobora kuba urimo urambeshya. Ese mubona Darlene azongera akabana neza n'uriya mukecuru, akamufata neza? Ese ari nkawe wabigenza gute? Tubwire muri comment uko ubitekereza, uko wabigenza abaye ari wowe nyine. Ariko reka turebere hamwe Derek. Ese we byagenze bite ko nta makuru ye duheruka? Derek ko duherukana muri episode zabanjirije basa nkaho bamubika ko yapfuye. Ese koko Derek yarapfuye? Ibyo ngibyo rero tuzabirebera muri episode ya 70, nibwo tuzamenya neza ko Derek yapfuye cyangwa atarapfuye, kuko abantu benshi byarabababaje bavuga bati Derek aba yapfuye iyi filime ko yabitangiye kubihara. Ariko ibyo ngibyo reka tube tubivuyeho, tujye kuwitwa Jonathan. Jonathan arimo ariyegereza Darlene cyane. Ese mwubona atari wo umunsi mwiza cyangwa igihe cyiza cyo kuba yafatirana Darlene, akaba baba inshuti, bikarenga ibisanzwe bikaba n'ibidasanzwe nk'uko abantu benshi babitekereza? Kimwe nk'uko uriya mugore wundi akorera busha muri supermarket abitekereza, avuga ati Darlene ashobora kuba yitaye kuri Jonathan cyane. Ese Jonathan nawe yaba yitaye kuri Darlene, byagenda bite? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Duhurire rero muri episode ya 70 turebera hamwe uko izaba yagenze.
ndabashimiye cyane. Njye mwumvaga nitwa Eric nk'ibisanzwe ubagezaho ubu busesenguzi.